Hi guys, mbahaye ikaze kuri Mbarusha Mining TV. Izi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nabonye ari itariki zakomeje kuri kuroza ku ba Pioneer ati iyi niyo Open Mainnet cyangwa nizo tariki Open Mainnet izabero. Nanjye nka Mbarusha Mining TV mba ngomba kuza nkagira icyo mbivugaho abantu mudukurikira tukagira ibyo tubasobanura cyangwa tukabisobanuraho tukakuraho urujijo ugakora mining ufite ukuri cyangwa nta makuru y'urujijo ufite kuri mushinga wa P Network. Nimba uri mushyashya akaba ugeze kuri Mbarusha Mining TV, ibuka gukanda subscribe, fungura inzogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kugira ntagire update n'imwe izajya igucaho igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube. Iyo video ugibonera mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubwira ngo kanda subscribe ufungure inzogera. Izi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ubundi izi ni itariki ngarukamwaka muri iyi projet ya P Network cyangwa muri uyu mushinga wa P Network. Ni itariki iteka ryose igihe cyose zizahora zisubiramo, tuzahora tubona itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Ubundi ni itariki kuba timu ya P Network yizihiza cyangwa iyi projet cyangwa uyu mushinga watangiye gukora mu mwaka wa 2019. Rero aba Pioneer batangiye kwiyumvisha cyangwa batangiye kwishyiramo ko nizo tariki Open Mainnet ya P Network izabero. Yego bishobora guhurirana cyangwa bigahura, ariko mu by'ukuri izi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 urumva ko turacyafite ukwezi kose n'iminsi igera muri 20, nimba ntibeshye, wenda noza kubibara neza noraza gusanga ariko bimeze. Ariko Open Mainnet ntabwo yageze iki gihe cyose, nimba koko zira kondisiyo twasabwe na kuwa timu ya P Network cyangwa kwa timu ya P Network yagendeyeho, kiriya gihe kizagera zino kondisiyo zose zaruzuye. Nkunda kubibibutsa cyane kugira Open Mainnet ibe cyangwa kugira twinjire mu muyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P Network. Muzi ko kuba timu ya P Network yifuzaga ko byibura iyi projet ya P Network yaba ibarizwamo cyangwa ikurikirwa n'abapayiniya barenga miliyoni 100. Icyo twakigezeho cyaravivutse. Icya kabiri, yifuzaga ko byibura miliyoni 15 zaba zarakoze KYC. Icyo ngicyo nacyo twakigezeho cyaravivutse. Ubu ngubu abapayiniya bamaze gupasinga KYC byibura bari gukabakaba muri miliyoni 30. Urumva ko ni ibintu byo kwishimira. Icya gatatu, kuba timu ya P Network yifuzaga ko byibura miliyoni 10 zaba zaramaze kwakira migration cyangwa zaba zaramaze kubona amapayi ku mawallet yabo. Icyo ngicyo nacyo kigeze ku kigero cya 90%. Abapayiniya bakomeza gushyira imbaraga mu gupasinga KYC, cyane tugomeza gufashanya cyangwa kwibukiranya na bagenzi bacu twese muri rusange bagenda bakora ama KYC. Migration izo ziraza kugira ute, ziraza gutangwa ku bwinshi. Kandi ikibazo cya migration ntabwo cyagakwiye kuba ikibazo cyane ko nibikorwa na kuba timu cyangwa kuba timu ya P Network niyo irekura amatoken. Era step ya 9 igahita ko iba ivivuka cyangwa iba verified. Icyo usabwa kugira uhabwe migration, yego uruhare runini ni wowe kuwa timu ya P Network ikikora iza igenzura verify ko ibyo ugomba kuzuza cyangwa imyirondoro yawe wayikoze neza cyangwa bitanze neza, nayo ikakurekurira amapayi ku mawallet yawe ukaba wahabwa migration. Hari abantu bavuga ati ngiye maze igihe kinini ntarakira payi kuri wallet cyangwa ntarahabwa migration, ugasanga uwo muntu ntarigera akora update ya email ye n'umunsi n'umwe, ugasanga ntarigera akora update ya password n'umunsi n'umwe, ugasanga ntarigera passinga liveness n'umunsi n'umwe cyangwa bakamuhereza liveness akayikwepa ntayikore. Kandi mu by'ukuri ibyo byose ni ibintu biba urufunguzo cyangwa bikubera ikiraro cyo gutuma iriya step yawe ya 9 ikunda. Nabyo mujye mugira ute mubyita. Rero zino tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo 2025 mu by'ukuri ntaho bihuriye na Open ya P Network, cyane ko nkuko nababwiye ni itariki ngarukamwaka, ni itariki kwa timu ya P Network yibuka cyangwa yizihiza cyangwa abapayiniya muri rusange twibuka igihe uyu mushinga
umushinga wa P-Network watangiriye. Yego bishobora guhura cyangwa kuba timu ya P-Network ikagenda nyine yegeza iminsi imbere, cyane ko nta nubwo izaba yegeje iminsi imbere kubera ko igihe yaduhaye yatubwiye ko Open Minute tugomba kuyitega mu gihembwe cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2025, kandi kugeza kwa ziriya tariki n'ubundi tuzaba tukiri mu gihembwe cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2025 quarter 1 2025. Urumva ko n'ubundi ibyo bihe byose birashoboka, ariko tugendeye kwa ziriya kondisiyo twasabwe, izi tariki mu by'ukuri ntabwo zageraho. Kandi mwibuke umwaka washize, umwaka w'ibihumbi 2024 ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, Dr Nicolas ubwe yafashe akavido cyangwa yavuze n'umunwa wiwe, na video iri kuri channel ya P-Network, nujya kuri YouTube urayibonaho. Yavuze ko nta yindi Pi Today izongera kuba tutarinjira muri Open Network cyangwa tutarinjira mu muyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P-Network. Bisobanuye ko iyi kota 1 ntabwo iri buze kurangira gutyo gusa ibintu byose bidakemutse. Ngira ngo mwatangiye kubona ko ibibazo byose abapayiniya bari bafite muri uyu mushinga wa P-Network bisa n'ibyagize ute, bisa n'ibyakemutse. Haba kwa updatinga password birimo birakunda unyuze kuri email, haba kwa updatinga phone number ikaba verified cyangwa kuverifyinga nimero yawe ya telefone, ibyo byose biri gukunda. Ibyo ni ibihamya, ni ikimenyetso cyerekana ko ibisubizo muri kwa timu ya P-Network bamaze kubishyira hanze, cyangwa abapayiniya batangiye kubona ibisubizo. Ikindi ndi buvugo, ntabwo nabura kuvuga ku kintu cya grace period ndetse na kiriya giciro cya GCV cy'ibihumbi 314,159 by'idolari. Reka mpere kwa kiriya giciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari. Mu by'ukuri njye nkunda kuvuga ko kiriya giciro kirashoboka 50%, kimwe n'uko 50% kidashoboka. Njyewe ntabwo ndi wawundi uzobwira ati igiciro ngo cyemejwe ngo byagenze gute, no. Gusa icyo nababwira cyo ni igiciro twese nk'abapayiniya duhanze amaso, ni igiciro cyakiriwe muri kwa timu ya P-Network, kiranemezwa muri kwa timu ya P-Network, kiba na verified muri blockchain network za Pi-Network. Ariko ni igiciro kitarajya hanze, ntabwo kirajya ku mugaragaro, ntabwo wajya kuri exchange runaka ngo ube wakibonaho. Ni gake cyane ushobora kubwira umuntu ati reka ngwereze Pi imwe umpereze ariya amadolari 314,159 by'idolari ube wamubona, kubera ko ntabwo turahabwa cyangwa ntabwo turamenyeshwa biri official ku mugaragaro igiciro P-Network izaza ihagarariye. Cyane nze nkotinga cyangwa mbihuza n'iyi grace period. Nubwo iki giciro nikiramuka kibaye verified, abantu bose grace period izafata, abantu bose grace period izafata bashobora kuzahura n'ikibazo cyangwa bashobora kuzagira ikibazo. Mwibuke ko hasigaye iminsi itagera muri 5, iminsi 5 rero mwibuke amacoins y'amapayi agiye gusubira muri systeme za P-Network, kubera ko abapayiniya bamwe barabipinze, barabinegirije, abandi ushobora gusanga barabuze ubufasha, abandi ushobora gusanga barahawe amaKYC bakabura uko bayakora bitewe n'amatelefoni bafite. Ariko ibyo byose kwa timu ya P-Network ntabwo izabireba. Yo nuvuga ngo yatanze igihe gihagije cyo kwihangana, yatanze integuza zihagije. Urumva yatanze igihe cy'amezi 7, babanje gutanga amezi 3, babona ko bidakwiye, babona ko abapayiniya benshi bazabura amapayi yabo, bongera ahandi mezi 2 yagombaga kurangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11, naho icyo gihe kiragira, babona ko bidakwiye, bongeraho ukundi kwezi byagombaga kurangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Icyo gihe kigeze nabyo kuba timu ya P-Network ibona ko bidakwiye, yongeraho ukundi kwezi kumwe kuzarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Izo tariki rero kugira zigere hari kubura iminsi itagera no muri 5, wenda uba ari iminsi 6 bitewe n'igihugu urimo, kubera amatariki agenda asumbana bitewe n'iminsi cyangwa bitewe
bitewe n'ibihugu cyangwa n'agace ugiye uherereyemo, ariko hasigaye iminsi 5, iyi minsi 5 rero wibaze utekereze ko iki giciro cya GCV cyangwa iki giciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kiramutse kibaye verified kikemezwa 100% akaba aricyo giciro Pi Network isohokeraho. Uramutse utekereje Pi wamayininze kuba timu ya Pi Network yasubije muri system cyangwa yisubije kubera ko wenda wararangaye cyangwa wabuze ugufasha cyangwa wari ufite telefone idashinze, mu by'ukuri wagira ikibazo, ushobora guhura n'ikibazo cyangwa ku cyawe giti ntabwo wabura kugira shock cyangwa akayesheke muri wo. Ariyo mpamvu mubwira ngo mwite kuri iyi grace period kubera ko isigaje iminsi mike, nurangara Pi zawe wamayininze mu gihe cy'amezi 6, ubwo ni amezi 7, kubera ko kwa timu ya Pi Network yatanze integuza amezi 7, ubwo ziriya Pi zose wamayininze mu mezi 7 zizasubira muri systeme ya Pi Network. Ariyo mpamvu buri munsi tuza tubibutsa tuvuga ati nyabuneka ibintu mubikore gutya, iyo biciye amazi turakwihorera, ariko twebwe amakuru tuba twagize ute, tuba twayatanze. Ndi gusoza mbashimire cyane uruhare, urukundo, umurava, imbaraga mugenda mugaragaza hano kuri Mbarusha Mining TV. Mukomeze mukande subscribe, mufungure inzogera kugira tujye tubana muri update zacu za buri munsi. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande, bakunzi ba Mbarusha Mining TV.